Refuge TV ubuhungiro. Bene data nongera kubaramutsa nkomeje ngo dukomeze duhugurane mu ijambo ry'Imana. Ndagarutse rero ndagira ngo noneho tuvuge ku ijambo ry'Imana rivuga ngo agakiza ntigatakara kereka ari ku bantu batigeze bizera Yesu. Hari aho nabikomojeho mu video y'ubushize ahari, ariko nkunda kubivuga henshi mu video imwe. Nta muntu wabonye agakiza by'ukuri ugatakaza. Tugiye kubireba rero, ngiye kureba ibyanditswe bitari byinshi, ni imirongo iri ahantu hatatu muri Bibiliya. Duhere mu Efeso igice cya 2, dusome kuva ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 10. Aho haranditse ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Ni Pawulo wabwiraga aho yandikiraga ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Yesu Kristo. Ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ngo ntibyavuye no ku mirimo, ngo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, ngo iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Kansubire haruguru aho natangiriye, ngenda umurongo ku murongo, mbere ku kuntu tudatakaza agakiza. Hari impamvu nyinshi zituma tudatakaza agakiza, ariko amadini yacu mpora mvuga, impamvu nyavuga nuko ayo madini agiye kureka abana b'Imana. Amadini yacu mpora mvuga iyo yigisha ko abantu bashobora gutakaza agakiza ngo iyo bavuye mu byaha, yigisha ko abantu bashobora gusubira inyuma ngo bagatakaza agakiza. Nta muntu usubira inyuma yarigeze mu gakiza. Tugere rero kureba muri iyi mirongo, tuza kubereka n'indi ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Ibi ngibi ni bya bindi by'uko mu mbabazi z'Imana niho Imana yatanze ubuzima muri Yesu Kristo, kandi imwita ngo umutunzi w'imbabazi. Ni ukuvuga umuntu ufite imbabazi zirenze izishobora kubarika, umuntu udafite ikindi muri we cyangwa mu maboko ye uretse imbabazi nyinshi. Aha ngaha Imana irabivuga kenshi ko ishimishwa no kugira imbabazi. Aha ngaha Imana irabivuga kenshi ko imbabazi zayo zivugurura umunsi ku munsi. Ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ngo ni ubuntu bw'Imana bwatumye dukizwa, ngo nuko ituzurana nawe. Ni ukuvuga Yesu yarapfuye, yapfanye natwe abamwizera, ngo nuko ituzurana nawe, none itwicaranye nawe mu ijuru, ngo mu buryo bw'umwuka, ngo turi muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bwayo bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira muri Yesu Kristo. Niko niba umuntu yizeye Yesu Kristo, yarapfanye na Yesu Kristo, akazukana na Yesu Kristo, bityo Yesu akaba yicaye mu ijuru, ariko ngo yicaranye n'uwo muntu wamwizeye, harya aho gakiza uzagatakaza gute kandi kararangije kugera aho kagera, aho karuhukiye? Agakiza k'umuntu wizera Yesu Kristo kari mu ijuru hamwe na Yesu Kristo aho yagiye. None uzagatakaza gute utagafite? Icyumva cyumva agakiza kabizera Yesu Kristo, Yesu yicaranye nako ngo mu ijuru, yicaranye nako mu ijuru. None kutagafite hano ku isi uzagatakaza ute? Urumva byo bishoboka? Ijambo nicyo ritubwira. Kubera iki bimeze gutyo rero? Ngo nukugira ngo mu bihe bizaza Imana yateganyije ko Yesu Kristo ajya mu ijuru akajyana na buri muntu wese wamwizeye mu buryo bwo mu mwuka, ngo kugira ngo mu gihe kizaza izagaragaza ubwo butunzi bwayo n'ubuntu bwayo buhebuje
igirira abantu bizeye Yesu Kristo ibagirira neza bidaturutse kuko abo bantu hari icyo bakoze, ahubwo bihereye ku kugira neza no ku buntu bwayo buhebuje. Ngo mwakijijwe kubw'ubuntu n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. Sinzi niba uri kucyumva mwene data. Bahora batera ubwoba ngo ushobora gutakaza agakiza, cyangwa babivuze inshuro nyinshi ku buryo nta kuko utekereza yuko agakiza ufite ari akantu kameze nk'umwotsi uguruka. Ntabwo agakiza k'abana b'Imana ari agakiza kameze nk'umwotsi uyoyoka iyo umuyaga uje. Ntabwo agakiza k'abana b'Imana kameze nk'amababa atwarwa na serwakira nk'umenye iyo yerekeye. Agakiza k'Imana karashikamye, kabitswe muri Yesu, n'Imana yakabitse kandi niho ikarindiye. Mwakijwe kubw'ubuntu ni ukuvuga ngo ntacyo umuntu yakoze kugira ngo akizwe. Ufite agakiza ni kado, gift, ni ikintu Imana yahaye abantu ku bushake bwayo, ikurikije ubuntu n'imbabazi zayo, idakurikije merite. Ubuntu ni ikintu umuntu adakorera. Ubu ngubu uramutse ugiye kwaka akazi, bakubwira ibyo ukora, bakakubwira ibyo bita tasks, cyangwa bakubwira ngo inshingano z'imirimo, nyuma bakazabwira bakurikije inshingano z'imirimo wakoze. Ariko agakiza ako twita salvation ntabwo kagendeye ku mirimo twakoze, nta nshingano twagombaga kuzuza kugira ngo tukabone, nta rindi uretse kwizera ni wabyita inshingano. Niyo mpamvu rero twabonye agakiza ari gift, ntabwo ari merit. Kwizera ubwabyo ntabwo ari umurimo. Kwizera ni ukubishyira mu bitekerezo no mu mutima wawe, ukemera yuko ibintu bitariho. Niko definition yo kwemera, ngo wemera yuko ibintu bitariho, bitagaragara, bidafatika, yuko ari ibiriho, ari bifatika. Ni ukwemera rero yuko ukubaho kwawe, ubugingo bwawe bw'iteka, utabukesha imirimo yawe, ahubwo ubukesha yuko wizeye yuko Yesu yarishe icyiru cy'ibyaha byawe, yuko Imana yagukunze ikaguha izo mbabazi, ikaguha ubugingo nka kado, nka gift, ikintu utakoreye. Umwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwebwe. Niyo mpamvu none se ikintu ubonye ntacyo wakoze, noneho uzakora iki kugira ngo ugitakaze? Aho rero uretse ko twabonye ko abantu bafite agakiza, aho gakiza kabo kaziritse cyangwa kari kumwe na Yesu Kristo warangije kujya mu ijuru, hadashobora kugwa, hadashobora kongera gupfa. None wowe ikintu wabonye ntacyo ukoze, uzagitakaza wakoze iki? Kereka waba utakaje kwizera. Gutakaza kwizera muri Yesu Kristo ntibishoboka. Gutakaza kwizera atari muri Yesu byo birashoboka, ariko gutakaza kwizera muri Yesu Kristo ntibishoboka, kuko uwizeye Yesu Kristo abicyaremwe gishya, avuka bundi bushya, aza guturwamo n'umwuka w'Imana, aba umwana w'Imana. Donc rero ntibyavuye kuri wowe, ahubwo byavuye ku mpano y'Imana, kuri gift y'Imana. Ntabwo wabikoreye. Ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Imirimo myiza ntabwo agakiza, salvation ntabwo ituruka kuko twakoze imirimo neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rituvuga ngo tukiri abanyabyaha, Imana yohereje umwana wayo kugira ngo azadupfire, ariko tutarahinduka. Birumva? Tutarahinduka nibwo Imana yohereje umwana wayo kugira ngo aze adupfire. Niyo mpamvu rero ni ubuntu, ntibyavuye mu mirimo yacu. Imirimo ni iyi: iyo ushoboye kwihana ibyaha ngo ureka kubikora, uba ukoze umurimo. Uramutse ubonye agakiza kubera ko wavuye mu byaha, wawuhembewe imirimo wakoze. Ariko ni ukubera yuko udahemberwa yuko waretse ibyaha, ahubwo ukabihabwa ku buntu no ku mbabazi, byitwa ubuntu. Niba twari dushoboye kureka umuntu kamere n'umuntu uko ameze kose, yarashoboraga kureka ibyaha, ntabwo byari ngombwa yuko Kristo aza ngo apfe. Ntabwo byari ngombwa ko Kristo aza kutwitambira. Ntabwo byari ngombwa ko Kristo aza kuriha indishyi zacu z'ibyo twakoze nabi n'ibyo dukomeza gukora nabi, kuko twari kuba dushoboye kuzibatura twebwe ubwacu tukareka gukora ibyaha. Rero niyo mpamvu Imana ibonye ko tudashobora kureka gukora ibyaha, ibonye ko tuzirikiye muri ibyo byaha kandi tuzirikwa n'amategeko, niyo tuzirikira mu byaha, ngo nibwo yaduhereye ubuntu
itabitangiye imirimo myiza dukoze, itabitangiye gukiranuka kwacu, ahubwo itanze mu gukiranuka kwa Yesu Kristo, mu gukiranuka kw'Imana ubwayo. Ngo hatazagira n'umuntu ubyirarira bavuge ngo njyewe mfite agakiza kubera ko hari abantu no njya numva basa nkaho bavuga ngo twarakijijwe kubera ko twakoze twaririje twarasenze. Ibyo ngibyo ni imirimo mishya tuza kubona, ni imirimo myiza Imana isaba ko tugenderamo, ariko agakiza ntacyo umuntu ugafite yakoze ntabe namba. Nagira ngo mubwire ngo uwo muntu ubyirata ko yakijwe hari icyo yakoze, iyo uvuka mu mwaka w'1800 mbere y'uko Abadage baza mu gihugu cyacu, nawe wari kuba nk'abasogokuru bose, wari kuba ubana guterekera, nta kindi wari kumenya. Ntabwo agakiza ugafite kubera yuko hari icyo wakoze, ni uko wavutse ugasanga ku musozi w'iwanyu cyangwa ugasanga muri kondisiyo Imana yatumye uvukamo hari abantu bavuga agakiza, hari abantu bavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, hari amadini yateye yigisha ibyo kubabarira ibyaha muri Yesu Kristo. Nyita amadini kuko hari ukuntu imatorero dufite yabaye amadini. Nuko ntabwo rero byavuye ku mirimo y'umuntu, ntukajye ubyirarira ndetse ntukajye ubyirata, ahubwo ujye ushima Imana kuko Imana uri mu yakunze ikaguha kuvuka muri ino myaka agakiza kigishwa. Washoboraga kuvuka nka basogokuruza bawe, ukavuka mu myaka agakizwa katazwe, agakiza katazwe, ntacyo wari kukuramo, ntabwo wari kumwana w'Imana. Ngo rero ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Iki kintu ugomba kugisobanukirwa. Hari abantu baremeye kuzakora imirimo myiza muri Yesu Kristo, ariko iyo mirimo ntabwo ari itanga agakiza, ahubwo n'uyu muntu yageze mu gakiza akora iyo mirimo myiza gusa. Bivuga rero ngo biratandukanye yuko umuntu waba akora imirimo itari myiza ngo uvuge ngo nta gakiza afite. Oya, ntabwo ari imirimo myiza ituma umuntu agira agakiza, ahubwo iyo umuntu yabonye agakiza yakaboneye ku buntu, Imana imutegurira kugira ngo atangire gukora imirimo myiza. Icyo uri kucyumva? Rero mureke gupimira abantu ku mirimo yabo ngo mumenye yuko bakijwe cyangwa batakijwe. Oya, agakiza salvation ni ubuntu, ntawagakoreye. Hazagira umuntu uzajya abyirata ngo iyo Imana yateguriye abantu kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyo umuntu amaze gukizwa ntabwo yemerewe kubaho uko nk'ikigenge ngo abeho nk'utamenya y'Imana. Ariko ni iki gituma iyo mirimo Imana yidutegurira ariko tukayigenderamo neza ari uko twakijijwe? Narangije kubona ka gakiza tukakabona ari ku buntu, ariko twamara kukabona noneho tugatangira kugenda mu nzira nziza. Nuko iyo umuntu yavutse ku Mana, umwuka w'Imana aza akamuturamo. Umwuka w'Imana uje gutura mu muntu ntabwo akwemerera kwitwara uko witwara ngo bigukundire. Ushobora no kubishaka ukanabipanga, ariko umwuka akagukomanga, umwuka akakubuza amahoro, umwuka akanagutangira. Yewe umwuka ashobora no gutuma haba ibindi bintu nakwita nka za accident zikakubuza kujya gukora ibibi wowe bwawe washobora kujya gukora. Kubera iki? Kubera ko yakujemo cyangwa akuzamo ngo akuvemo. Yesu yaravuze ngo abamwizera ngo umwuka wera azaza abaturemo. Ntabwo ari ibintu byo mu Isezerano rya kera aho umwuka wera yazaga ku bahanuzi akabatura ku ntugu, niko navuga, kuko ngo yabazagaho, ntabwo yigeze abazamo bagatangira bagahanura. Ariko umuntu wavutse bwa kabiri, umuntu wavutse kuri Yesu Kristo, umwuka araza akamuturamo, ntabwo yongera kumuvamo na rimwe. Yesu Kristo n'Imana Data baraza bakamubamo, ntabwo bongera kumuvamo na rimwe. Bityo rero iyo umuntu umwuka w'Imana murimo, hari aho bavuga ngo iyo akoze icyaha ngo umwuka urababara, ariko ntabwo watubwira ngo umwuka uragenda de, mugani w'uko duvuga bavuga ngo de, ntabwo umwuka ujya ugenda de. So umwuka ntabwo ajya agenda ngo nuko abantu bawufite bakoze ibyaha, ariko umwuka urahora ubacyamura ubabwira uti icyo ukoze ntabwo cyari cyo, kora neza gutya, geragere gutya. Ndetse ahubwo abantu bafite umwuka w'Imana nibo babona ko bafite ibyaha byinshi, uko bagenda begera Imana niko bagenda bamenya yuko ikintu ntabonaga ko ari icyaha mbere, none ubu ngubu ni icyaha, ariko ni icyaha nyine wakisanzemo, usanga ugifite. Bishobora kuba uburyo umuntu atarakizwa ibyaha bizwi n'ibivugwa n'amategeko,
ni bya bindi ntuzice, ntuzasambane. Mu by'ukuri abantu bakiri no mwaho ngaho no mu madini bajye bamenya yuko bari mu byaha by'abapagani, ntabwo ari ibyaha by'abana b'Imana. Ariko kugeze umwuka w'Imana kurimo, utanasambanye, utanibye, utakoze bya bindi byose, nta muntu wishe, umwuka ashobora kuganza akakubwira ati ariko urabizi, uzi ko n'ayo maso yawe burya uko uyarebesha ari mu cyaha, ukamenya yuko none ko wari uyarebeshaga mbere utari unabizi, urabimenya kuko umwuka ukurimo arabikubwiye, noneho ugakosora. Ariko hagati aho ngaho mbere yuko unabimenya wari gukora icyaha kandi utabizi. Niyo mpamvu umwuka iyo kugezemo arimo kubwira ati ariko urabizi, biriya bintu utakora nubwo nta cyaha kirimo, ariko byari byiza ko ubikora, kandi kuba utabikora bikuviramo icyaha, kuko umumenyesheje ko kiriya kintu ari ikintu cyiza cyo gukorwa. Noneho ukabimenya burya iki cyaha gishobora kubaho atari uko hari aho cyanditse ngo ni icyaha, ariko kuko umwuka ukurimo yagusobanuriye ngo iki kintu ni icyo gukorwa, iyo utagikoze rero uba ukoze icyaha. Ni ukuvuga ngo ubundi w'umwuka agutuyemo ahubwo agenda kwereka ko hari n'ibindi bintu utari uzi ko ari ibyaha, bitigeze binavuga ko ari ibyaha, ariko wowe ukagenda ubivumbura. Ashobora no kutabikwereka. Ahangaha ugomba kubisobanukirwa. Umwuka ku bantu bamwe ashobora kubabwira ati iki kintu ni icyaha ntuzagikora, ku bandi akababwira ati iki kintu ntabwo ari icyaha, ntanabibabwira ahubwo. Niyo mpamvu ugomba kwitonda, ntugashinje abantu ibyaha kubera ko uwo mwuka yagusobanuriye ngo ikintu runaka ntukakegereho, ngo uteke ko n'abandi nabo ariko yababwiye. Umwuka ashobora kuba atarigeze ababwira ibyo ngibyo. Ndaguha urugero. Abahanuzi babayeho ari benshi mu isezerano rya kera, nubwo urugero ntanze kugira ngo ngufashe kuko ndabizi ko ari byo wenda umukunda. Abahanuzi babayeho benshi ntabwo bitwaye kimwe, ariko ndaguha urugero rw'umuhanuzi witwa Yohani Batista. Yohani Batista ababyeyi be ngo Imana yarababwiye ngo ntimuzamuhe inzoga, ntimuzamugaburire ibiryo bisanzwe, kandi muzamureke ajye mu butayu hakiri kare, ajye gutungwa n'isanane n'ubuhuru. Hari undi muntu Imana yigeze ibisaba? Aho mwasomeye ijambo ry'Imana mwaje gusanga hari undi muntu wo muri Bibiliya w'umuhanuzi Imana yasabye ngo nareke kurya ibyo abandi barya, nareke kwambara imyenda abandi bambara, nave kwa se na nyina akiri umwana, ngo bamureke ajye gutura mu butayu atungwe n'isanane n'ubuhura? Rero niba ibyo ngibyo Imana yarabibwiye umuntu umwe gusa, ubu ngubu uzaca iteka ngo abahanuzi bose ngo bagomba kurya isanane n'ubuhura, ubuhura n'ubuki bwo mu kigunda, bakava bakajya ko mu butayu, kandi ntibajye bambara imyenda abandi bambara. Ngo Yohana yambaraga ngo uruhu rw'ubwoya bw'ingamiya. Abahanuzi bose siko bambaye nka Yohani Batista, abantu bose ntabwo bareye nka Yohani Batista. Yesu rero araza ari umwana w'Imana, we ntabwo yigeze yambara uruhu rw'ingamiya, yambaye imyenda nk'abandi bambara. We ntabwo yigeze ajya kurya gutungwa n'isanane n'ubuhura, yariye ibiryo nk'ibyo abandi barya. We ntiyigeze abuzwa kunywa inzoga, yarazinyoye ageraho nabo bavuga ngo asangira n'abasinzi, ngo nawe ni umusinzi. Donc abo umwuka ashobora kubwira ati wereka kiriya uzakireke n'umwuka kikubwiye, ariko abandi nta kimwuka yababwiye ntuzabijyemo, kubera ko icyo umwuka akubwira si cyo abwira abandi. Kandi abo bandi nabo baravutse kubera iki? Kubera yuko umwuka w'Imana uza muri buri muntu wese wavutse bwa kabiri. Agakiza iyo kakugezeho, Imana igutegurira imirimo uzakora, ikakubwira uko uzayikora. Ntugashake Imana ikubwiye imirimo yawe yo gukora ngo ujye kuyitaransifera wikure kuri wowe ujyana no ku bandi. Hari abantu bajya mu itorero bakavuga ngo wakanaka yahaba ngo bamunyigishirije, ngo yahaba ngo anyumvire inyigisho. Oya, niba ari wowe uri mu itorero uwo munsi, inyigisho ikaba yakugezeho ukumva iyo hari ayo ukorogotora, wikwibaza ngo utayumvise ngo niyo yari igenewe, ni wowe yari igenewe. Kuko ijambo ry'Imana n'umwuka. Niba umwuka wowe yakugendera avuga ngo iki kintu cyari cyo gukosorwa, niba ubona ayo makosa ari ayo kwa mugenzi wawe, oya, shaka ahubwo icyatumye ari wowe uwo mwuka ubwira uwo munsi. Isori wawe umenye imirimo wagombye kugenderamo, kuko umwuka yabikubwiye. Ujya kwibaza ngo kanaka utari uhari, ngo niwe ngo umwuka yamubwiraga adahari. Ibyo kanaka azabwirwa bizaterwa n'imirimo Imana ishaka ko agenderamo. Icyo uri kucyumva? Kandi ndi umwigisha w'ijambo. Tekereza ko Imana ijya kumvugisha, imvugisha nk'uko yavugisha undi muntu w'umuhanuzi w'ukuri, ariko niba kuko ari umuhanuzi. Ntabwo ariko Imana tuvugisha kimwe, kuko njyewe niba Imana yarampaye impano yo kwigisha, iyo igiye kumvugisha, imvugisha mu mwuka
cyangwa se mu kumbwira uko njyewe nigisha n'uko nabigenza. Nawe nijya kukuvugisha, niba uri umuhanuzi, izakubwira mu mwuka wa gihanuzi uko ugomba kubigenza. Bityo rero agakiza kacu iyo tumaze kukageramo, umwuka yatumaze kuduturamo, buri wese yamugeneye impano, noneho imirimo tuzakora igenwa n'impano Imana yatugeneye. Icyo muri kucyumva? Ahandi tugiye gusoma naho ni mu Befeso, icyakoraho ni ku gice cya mbere, nanone turongera dusome duhere ku murongo wa 4 tujye ku wa 10. Haranditse, nk'uko yaduteranyije muri we isi itararemwa, ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ngo ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, ngo niwe yaduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ngo ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru ngo bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ngo ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko izateraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kasubira mu magambo nayo ku murongo wa 4 haranditse ngo nk'uko yadutoranyije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Niko mene da, utekereza ko Imana ibintu yapanze isi itararemwa ikakugira umwana wayo kugira ngo ikugire uwera utariho umugayo, uyu munsi urabona wakora iki kugira ngo uhindure umugambi wayo yakoze isi itararemwa? Icyo bivuga ni iki? Iyi ni predestination, predestiné. Ariko ndabizi ko hari abateoloji batemera predestination. Ni ukuvuga ibintu byapanzwe hakiri kare kugira ngo umuntu azabigenderemo nta ruhara afite mu kugira ngo ibyo bintu bibeho. Ariko rero abo bateoloji, abizi bya teolojiya, batemera predestination y'abana b'Imana n'akazi kabo. Ntabwo abateoloji ari bo baduha kwizera, ni abahanga mu byo gukora analysis y'ijambo ry'Imana. Ariko nagira ngo usobanurire ngo umuhanga mu bintu runaka ntabwo aruta umuhanga nawe mu bindi runaka. Ni kandi iyo umuntu ari umuteoloji akaba umuhanga muri teolojiya, nta kivuga ko utaba nawe umuhanga muri teolojiya. Niba abantu bamwe bo mu bwenge runaka bemeza ngo twaba dufite icyo dukora kugira ngo tubone agakiza, ariko nawe ushobora kubona yuko ibyanditse aha ngaha ntacyo twakoze kugira ngo tubone agakiza, kuko ibi bintu Imana yadutoranyije isi itararemwa. None isi itararemwa nari mfite uruhare kugira ngo nzabone agakiza? Isi itararemwa nanjye nari ntaremwa, none mbonye agakiza muri kino gihe kapanzwe mbere yuko ndemwa, mbere yuko isi iremwa. None ngo njyewe nzaza mvuguruze icyo Imana yapanze isi itararemwa? Urumva bishoboka se wowe? Abana b'Imana ni predestiné, ni abantu ibintu byose yabipanze hakiri kare batarabaho kugira ngo bazabigenderemo. Tugomba kucyumva, agakiza kaduha kuba abana b'Imana ni predestiné, nta ruhare tugira, ni Imana yabipanze tutari twabaho twebwe, ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere y'Imana. Kuba Imana tubabera ntitugire umugayo imbere y'Imana ntabwo biterwa nuko hari icyo dukora, ahubwo biterwa nuko Imana ngo yabiteganyije kandi kuba dutoranyije isi itararemwa. Rero uruhare rwawe nubwo wari uruhe mwene da? Ubu rero gusobanukirwa yuko nta ruhare ufite mu gakiza kawe no gutoranwa kwawe no kuba uwera, byari bikwiye gutuma urushaho gushima Imana, kandi bigatuma urushaho guca bugufi, ntucire abandi iteka, ntubacire imanza, kuko utazi impamvu Imana nawe itabatoranyije kiriya gihe. Ibatoranya niho wari uhari, igutoranya niho wari uhari, itabatoranya niho wari uhari. Bityo rero uko bisanze bifata uko. Reka kuza kuburana cyane cyane ubwira abandi abo ubwawe uha agakiza kandi ntakugira, ube ukeka ko ngo ntako bafite kubera ko bari uko wowe utabitekereza. Dore
Imana yabiteganyije isi itararemwa nabo batarabaho nawe utarabaho, rero mwembi nta ruhare mufite mu kuba mutari abana b'Imana cyangwa muri abana b'Imana. Ngo yagambiriye kera ko kubw'urukundo rwayo. Urumva impamvu? Ntabwo yabigambiriye kubera yuko tudakoze ibyaha, ntabwo yabigambiriye kubera yuko turi abantu beza, yabigambiriye kubera urukundo rwayo, ngo ko duhinduka abana bayo. Ariko se ubundi ubwo ntibyumvikana harya? Cyangwa se n'indi mwana wigeze ahitamo umubyeyi we? Niba turi abana b'Imana, ntabwo ari twe twahisemo Imana, ntabwo ari twe twahisemo kuba abana b'Imana, ahubwo ni uwatubyaye wahisemo kutugira abana be. Ababyeyi b'abantu twebwe ntiturahitamo n'abana, tubona baje. Mu by'ukuri nta muntu wakubeshya mfite abana, ariko njya mbona bavuka rimwe na rimwe ngatangazwa n'isura yabo, abo ngize Imana nkabona turasa, abo tudasa nabo bikaba ibyo, ariko njyewe simpitamo n'abana kuko ni Imana ibana. Ariko Imana yose uko bimeze, iyo Imana yabyaye abantu yahisemo, yabyaye abantu izi, yari yabipanze mbere, yarabaremye irangije irababyara. Kubyumva rero ko aho ngaho ni ahantu nta ruhare dufite kugira ngo Imana itubyare. Nk'uko umwana adahitamo se, ni nako tutahisemo kuvuka ku Mana, ni Imana yayihisemo. Rero yagambiriye kubw'urukundo rwayo yuko duhinduka abana bayo, tukabeshwa na Yesu Kristo, nabwo bitewe n'iki? Ngo ku neza n'ubushake bwayo. Ineza gusa, wowe ntacyo wakoze, ineza y'Imana niyo yaguhaye agakiza. Rero kugira ngo utakaze agakiza wahawe ku neza y'Imana kandi utarakagizemo uruhare, byarabaye isi itararemwa, biragusaba yuko Imana ari ihitamo kuva ku byasezeranye, kuva ku byapanze, akaba ari ijugunye mu mupango wayo. Ariko Imana iravuga ngo niyo kwizerwa, ibyo yateganyije izabigeraho. Ntabwo murasoma ahandi hantu bavuga ngo ibitekerezo cyangwa imigambi y'umuntu ni mu migani. Mu migambi y'umuntu ngo iba myinshi, ngo ariko ngo gahunda y'Imana niyo igerwaho, purpose y'Imana. Iby'Imana yateganyijwe n'ibyo bigomba kugerwaho. None kubera iki ari iby'Imana yateganyije atari ibyo wewe uba wapanze? Gukora neza no gushaka agakiza ni umupango wawe, niba ako hari icyo ushobora gukora. Ariko ngo ntabwo ari umupango wawe ugerwaho, hapangwa iby'Imana ashatse ko bizaba. Ibyo yapanze imbere rero nibyo bigomba kugerwaho. Ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ngo ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo Yesu Kristo. Kubyumva? Mu by'ukuri iyo usobanukiwe ko agakiza kawe katari ako washatse, utagafite mu ntoki, ushobora no kugatakaza. Rero ushima Imana kubera ko yagukunze muri Yesu. Ngo muri Yesu ngo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye. Niwe wabikoze, si twebwe, ntitwayimusabye. Ngo ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ukubabarirwa ibicumuro byacu ntabwo biterwa n'uko dusaba imbabazi buri munsi, ntabwo biterwa n'uko hari ikindi dukora, ngo byatewe n'ubutunzi bwe n'ubuntu bwe. Ngo bwaduhereye ngo yabuhereye ngo bukatubera ubwenge bwose no kumenya, ngo itumenyesheje ubwiru. Reka nkubwire, ibi bintu byo kubabarira ibyaha bidafite uruhare na rimwe umuntu ashobora kugira, kandi bikazahabwa Abayisiraheli no guhabwa abanyamahanga, ni ubwiru. Iyo bavuze ubwiru bavuga iki? Mu Cyongereza no mu Gifaransa babyita ngo ni mystère cyangwa mystery. Ni ubwiru. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byari bihishwe, ariko atari ukuvuga ngo birahishwe ntibizigera bimenyekana. Oya, ni ibintu byari bihishwe, ariko hari abantu batari babizi. Abantu bo mu isezerano rya kera ntabwo bigeze bamenya ubu bwiru. Nicyo bivuga. Ibi bintu by'ubwiru byahishura abantu mu isezerano rishya gusa, binyuze mu ntumwa n'umuhanuzi bakeya. Hari indi somo tuzayibonamo. Ni ubwiru, yatumenyesheje ubwiru bwayo bw'uko ishaka kubera ineza yayo, ngo igambiriye kugirira abantu neza, kandi yabigambiriye kuva kera, ngo kugira ngo ibihe n'ibisoza, kugira ngo ibihe n'ibisoza izabone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ngo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Aha hantu rero mu zindi ndimi baravuze ngo gahunda y'Imana ni uko
ngo izigorora n'ibintu biri mu ijuru n'ibiri mu isi. Kwigorora n'ibintu biri mu isi turabizi yuko Yesu yaje kugira ngo akureho icyaha cyacu tubabarire, narangiza aduhuze n'Imana Data. Ariko si ibyo mu ijuru bijemo gute? Ibyo mu ijuru bijemo kubera impamvu ingiyi nayo itakunda kwigishwa cyane, ariko dore biranditse, sinzi impamvu abantu batabyigisha. Dore biranditse mu ijambo dufite tugenderaho. Ni ukuvuga ngo icyaha tuzi ari Adamu wagikoze yashutswe na Satani. Satani ninde? Ni umumarayika. Umumarayika wuhe wahoze mu ijuru. Bivuga ngo icyaha kiza kubaho bwa mbere nticyatangiriye muri Edeni, cyatangiriye mu ijuru. Ntazi igihe niba ijuru ryabayeho icyo cyaha gikorwa mbere y'uko Adamu abaho, ntabwo mbizi. Ariko deja tuzi neza yuko muri Edeni inzoka yaje gushuka Satani, yaje gushuka Eva na Adamu. Yari Satani already, kandi yitwa inzoka cyangwa yitwa Satani ari uko yarangije kuva mu ijuru, ari uko yarangije kuba umumarayika mbere wa Lusiferi. Bityo rero birashoboka kandi mbona ari byo yuko igihe Adamu na Eva barimo bagashyirwa muri Edeni, Satani yararangije gukora icyaha mu ijuru, yararangije kutitwa umumarayika mwiza w'urumuri, yararangije kwitwa Satani, yararangije kwitwa inzoka. Uri kubyumva? Yararangije kwitwa inzoka. Bivuga rero ngo muri Yesu harimo gahunda idasobanutse cyane mu isezerano rya kera, itarasobanutse cyane mu isezerano rishyashya, yuko Imana izigorora n'ibyo mu isi, ibyo byose biranditse, ariko ikanigorora n'ibyo mu ijuru byose binyuze muri Yesu Kristo. Kubera iki? Kubera ko n'abamarayika bitwa abadayimoni uyu munsi ntabwo bari bacibwaho iteka, murabizi. Ariko ngo Imana ifite gahunda ngo ko ibihe nibijya kurangira, izigorora n'ibyacu mu isi, yigorore n'ibyo mu ijuru byose binyuze muri Yesu Kristo. Urumva ko iyo gahunda y'Imana yakozwe mbere y'uko ijuru isi iremwa, yanakozwe na mbere y'uko ijuru riremwa. Ahubwo uri kubyumva? Byakozwe mbere y'uko isi iremwa, icyo ni kimwe, ariko byanakozwe mbere y'uko n'ijuru riremwa, kubera ko Imana yari ifite muri gahunda ko izigorora n'ibyo mu isi. Bitangira ari uko Adamu na Eva bakoze icyaha, kandi bakagiterwa nande? N'umumarayika witwa Satani, wabaye umwanzi already. Noneho rero ariko akagorora n'ibyo mu ijuru. Kubera iki? Kubera yuko Satani mbere y'uko aza kuyobya abo ku isi no kubatera ibibazo yaduteje, yarabanje kubiteza mu ijuru. 1/3 cy'abamarayika bari beza b'Imana agikura mu ijuru, aragitwara. Abamarayika nibo byari 3/3, Imana yasigaranye 2/3. Ikindi 1/3 Lusiferi arakirukankana akigira abasirikari be. Ariko dore gahunda iri muri Yesu ku murongo wa 10 hano w'Abefeso igice cya mbere handitse ngo kugira ngo ibihe nibisohora Imana izabone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ngo ibiri mu ijuru ngo cyangwa ibiri mu isi. Urumva ko iyo gahunda y'agakiza irenze kure cyane gahunda dutekereza y'abana b'abantu hano ku isi. Ubyumvishije? Ibintu Imana yapanze isi n'ijuru bitararemwa, wowe ushobora kugira uruhare rwo kubivuguruza. Ntabwo abantu benshi bagiye bashaka kubaza Imana uko ikora n'ibyo ikora, yarababwiye ngo njyewe ndi umuremyi mukabibiremwa, ngo muri kibumbano ntawe umubumbyi. Ntabwo mushobora kubaza ikibumbano kibaza umubumbyi ngo wambumbye ute, wambumbiye iki, ngo byagenze gute. Ifite ubushobozi n'uburenganzira bwo kubumba ikintu uko ishaka, uko bishatse. Agakiza rero dufite muri Yesu Kristo nicyo nshaka kubwira. Ntushobora kugatakaza kuko ni ikibumbano Imana yakoze wowe utarabaho. Igikora isi batarayirema, igikora abamarayika batarabaho. Niyo mpamvu ntacyo ushobora gukora kugira ngo iyo gahunda y'Imana uyirogoye. Nta n'ikintu kiriho gishobora kugira icyo gikora kugira ngo kirogoye bene iyo gahunda y'Imana. Urumva ubwiru uko bwari bumeze, ngo byari ubwiru mwene da, byari ibanga, ariko byarahishuwe. Rero impamvu njya mbwira abantu ngo kujya mu isezerano rya kera kugira ngo mukuremo ibintu by'umwuka n'iby'agakiza, ubu bwiru mu isezerano rya kera ntabwo bwabagaho. Kumenya yuko Imana ifite gahunda yo kuzigorora n'isi n'ijuru muri isezerano rya kera ntabyo bari bazi, kuko mu isezerano rya kera bo bari bazi yuko Imana ari akantu kameze nk'umwihariko wa Isirayeli. Mu by'ukuri n'abarokore ba kino gihe bumeze kimwe nk'aba Isirayeli. Hari abantu benshi mutekereza yuko Imana ari akantu mushyira mu mufuko. Niyo mpamvu muvuga ejo nandi kuvuga umuvuga butumwa ngo uretse we ndagiza kwica ngo ndavuga isengesho ngo riri powerful. Isengesho riri powerful ntabwo ribaho.
gusenga ni ugusaba. hanyuma se wagira isengesho riri pafuru gute? Wowe ushobora kugena uko isengesho riraba pafuru kandi utazi uribwira niba ari buguhe. Nta muntu ushobora kugena isengesho riri pafuru. Ni ukuvuga rero ngo Imana iyo niyo kumva amasengesho niyo ishobora kuvuga iti iri sengesho ni pafuru, rirakomeye kuko riri gutuma nkora ibyo ndibyo ntari napanze gukora. Ariko ubundi ntabwo bibaho. Imana izi byose, ibintu byose yarabipanze, nta kintu ushobora kuyikora ngo uyikoreshe icyo ushaka kuko wasenze. Rero Abisirayeli bari bafite Imana bazi yuko ari iyabo y'umwihariko, nayita nk'ikintu umuntu ashyiraho umufuka we akajya agiterekomanda cyerekeza aho ashaka kujya. N'abarokore ba kino gihe bamwe mwafashe Imana nk'ayo iba mu gafuka kanyu, mukajya muyikuramo mushaka kugira muvunguriraho. Ndashaka kuyikuramo ngakora iki? Ndashaka kuyikuramo nkayibwira ibi ngibi. Ndashaka kuyikuramo ikankorera ibi ngibi. Imana ya telekomande mukurura imigozi kugira ngo yerekere aho mushaka muherekeze, ntabwo ibaho. Iyo si Imana, ni ikigirwamana. Nguko rero mumenye yuko ntabwo Imana ari telekomande, yapanze ibintu byayo kuva kera. Ntabwo irya ruswa bw'ibiryo n'amafaranga, ariko ntinarya ruswa y'amasengesho, ntinarya ruswa y'ibikorwa byiza. Reka da, ibi bintu byo cyangwa byo kubabwira. Agakiza ni pre-programme, nakatanzwe n'Imana ibihe bitari byabaho. Ipanga ibintu byayo ibihe bitarabaho. Tugiye kubona tubona tukwisanzemo, ariko ntacyo twakoze. Ni kubyumva? Reka aho mpave njye ku kindi cyanditswe kimwe gusa, hanyuma nsozereza aho ngaho. Aho ngiye ni mu Bakolosayo igice cya 3, ndahera ku murongo wa mbere reka ngarukire ku wa 4. Aho waranditse ngo nuko rero ngo niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, ngo yicaye iburyo bw'Imana. Ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzaherako mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Ahangaha icyaha iri jambo rije gushimangira ni ikintu cy'ingenzi. Ndagira ngo nkwereke ko ubugingo bwacu, agakiza kacu k'abantu bizera muri Yesu Kristo, ntabwo kabanye nacu hano ku isi. Niyo mpamvu nta kintu kiri hano ku isi gishobora kugakoraho. Nta kabitse mu ijuru, ngo kahishanywe na Kristo mu Mana. Urukumva rero ko ikintu gihishwe mu Mana, ninde uzakikwiba? Ntawe. Wese uzagitakaza gute utagifite? Ntabwo ubugingo bwacu tubufite mu ntoki. Imana yarangije kubushyira ahantu burinzwe. Yesu rero hari ahantu yavuze ati, njyewe ndi umunyembaraga, nta kintu gishobora kunyambura ibintu nafashe. Arongera ati kandi naye Data ni umunyembaraga, nta kintu gishobora kumukura mu kiganza ibintu afashe. Twebwe rero abizeye muri Yesu Kristo dufashwe n'ikiganza cya Yesu Kristo, nta gishobora kudukuramo kibaho. Kandi dufashwe n'ikiganza cy'Imana yatuzanye muri Yesu Kristo, nta gishobora kudukuramo kibaho. Twabonye kamere y'Imana muri twebwe, nta gishobora guhindura kamere ngo kihindure kamere itari y'Imana. Mwari mukwiye kugira amahoro n'umudendezo mu gakiza. Ntimubare muhangayikishijwe no kuvuga ngo ejo cyangwa ejo buno gakiza nagatakaza, ahubwo mukatangira kwiga kunezererwa mu Mana no gukora iby'Imana ishima, harimo no kwinezererwa. Wowe wakwishima gute, wanezerwa gute uzi neza ko ejo cyangwa ejo mu gitondo hashobora kuzaba impamvu ituma utakaza agakiza? Niyo mpamvu uzabona mu matorero menshi nagiye nyajyamo, ugasanga abakristo bafite agahinda, abakristo ni za haleluya, ariko ugasanga umubwirizabutumwa cyangwa undi muntu uri imbere yabo ari kubabwira ngo nimwishime, ngo nimugaragaze ibyishimo. Nta byishimo abantu bagaragaza ku gahato, ntibibaho. Iyo umuntu yishimye biragaragara, ntawe umubwira ngo ishime. Iyo umuntu yishimye biragaragara, ntabwo ngo koma amashyi, ngo nimuzamure amashyi, ariko njye ngo buriya ngo ni ngomba nkomya amashyi. Abo bantu baba bita entertainers, babashusha rugamba, biba bigaragaza yuko itorero rimuri imbere ridafite ibyiringiro by'agakiza. Abantu bababwira ngo mukoma amashyi babyagahato. Nta muntu ukoma amashyi byagahato. Ubundi iyo umuntu yishimye arabigaragaza.
ibyishimo ni ikintu udashobora guhisha. ariko niba uri mu itorero aho bahatira gukoma amashyi, ukaba mu itorero aho bahatira gusubiza ngo aleluya, ngo amen, ngo bivuge ngo ariko ngero bivuge, uwo muntu wagashyushya miryango, wagashyushya nkuru, wagashyushya rugamba, ntabwo ari mu mwuka w'Imana, kuko ari imbere y'itorero mutigeze mubwira yuko agakiza k'Imana katajegajega ko umuntu agashobora kukambuka uko abonye, ku buryo buri munsi muba mwamucireho iteka mwumvisha ko uko yaje ngo yanyoye, uko yaje ngo yakoze icyaha, uko yibonye mu ibingibi ngo nta gakiza afite. Bityo ubugingo bwe bwose, ubuzima bwe bwose bwa hano ku isi abaho ahangayitse, ahangayikishijwe n'uko nta gakiza afite, ko azagatakaje mu gitondo kubera iki n'iki cyamubayeho. Bityo yaza n'imbere y'Imana mukamuforosa ngo yishime. Arishima gute kandi mwamuciriyeho iteka? Yakwishima gute mumubwira yuko nta gakiza afite, ko agakiza ke kameze nk'imyotsi ihuhwa n'umuyaga ikazimangata? Nyamara ntabwo ari byanditse mu ijambo ry'Imana. Imirongo maze kubasomera yose ni itugaragariza yuko agakiza dufite gafite igitsika muri Yesu Kristo. Igitsika muzi icyo ari cyo? Igitsika ni ikintu cy'icyuma kiremereye bazirika ku bwato. Ubwato kandi nabwo buba buremereye, ariko kiraremereye ku buryo bakiziritse ku bwato bakakireka kikagwa mu mazi, ubwato muraguraza ugahubita, ugakubita ubwato bukabyina ariko ntibushobore kuva aho bwagiye. Ejo abantu bazaza baje mu bwato bwabo bagasanga buracyahagaze aho babusize. Kubera iki? Haje imiraba, haje ibyo bashaka byose, ariko kuko icyo kintu gitsika kidashobora gutuma imiraba ibutwara ngo bazabubure, akazaza bakahasanga. N'agakiza kacu gafite igitsika muri Yesu Kristo, ntabwo dushobora kugatakaza kubera nta mpamvu zihari ngo nta gishobora gutandukana n'urukundo rw'Imana muri Yesu Kristo. Haba abadayimoni, habe ibyaha, habe kuzimu, habe kujya, ntacyo, kereka uramutse utarizeye. Kandi njye simpamya yuko umuntu utarizeye yageze mu rukundo rwa Kristo. Ntabwo bararugeze, ntabwo bararugezemo. Rero nta muntu uva atigeze agera. Uri kubyumva? Donc nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, ni ukuvuga mwari mwarapfuye hanyuma muzuka na Kristo. Iyo umuntu yazutse si yongera gupfa. Yesu yazutse rimwe na rizima, ntazongera gupfa. Mwazukanye na Kristo rero abamwizeye, ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, ngo yicaye iburyo bw'Imana. Handi nyababwira ko aho hantu iburyo bw'Imana niho Satani yashakaga kwicara bamukura mu ijuru. None ubu ngubu wowe urahicaye wicaranye na Kristo, ngo mujye muhoza umutima wanyu ngo kubiri hejuru, ngo atari kubiri mu isi, kuko ngo mwapfuye, byararangiye, ngo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe muri Kristo mu Mana. Urumva ko ubwo bugingo uramutse uzi ko bufite gutyo, ntawajya kubwira ngo koma amashyi mukozi w'Imana, ngo koma amashyi, ngo burya igituma utamukomera amashyi nuko bakubwira ijambo ritahuzanya n'umwuka. Ijambo ry'umwuka rikubise ku mwuka ukumva biragendanye. Ntabwo bakubwiriza gukoma amashyi, urayakoma wowe gusa kuko wumva unezerewe. Ariko abana b'Imana bishwe n'agahinda mu itorero, bishwe n'agahinda mu itorero. Bari muri mama june, bari muri Mana. Ngo hari indirimbo byo muririmba ndakunda, hari indirimbo ivuga ngo umunsi uzati si iyo ngiyo, ya yindi sinzi, ubwo ntayikunda sinanayibuka, ariko ni indirimbo z'amaganya abana b'Imana babaye mu itorero. Impamvu bajya mu ndirimbo z'amaganya nuko ibi bintu by'ibyiringiro ntabyo bafite. Ubugingo bwanyu buhishwe muri Kristo mu Mana. Ubugingo bwanyu buraho ikintu icyo ari cyo cyose kidashobora kugera ngo kibubambure. Ntabwo mushobora kubutakaza rero. Noneho igihe Kristo azerekana, ni ukuvuga igihe Kristo azazira, turabivuga ngo azagiye kuzaza, ariko igihe Kristo azazira nibwo nabwo ubwo bugingo bwanyu muzaza mugahuza nawe. Reka mbere kukuntu njya ntekereza ko Kristo azaza bikagenda. Mugeze mubona urumuri runini, iyo muracanye akamuri k'umwambi ikibiriti ahantu mu mwijima, urumuri ruraza. Ariko iyo amaze gucana akambi k'ikibiriti agacana nka buji, kuko urumuri rwa buji ruti rw'ikibiriti ntabwo wongera kubona urumuri rw'umwambi. Noneho iyo ucanye urumuri rwa buji ariko ukaza gushyiraho itara rinini nk'iry'amashanyarazi mu nzu,
ntabwo wongera kubona itara rya buji, ntongera kubona n'itara mu rumuri rw'umwambi, kubera ko urumuri rwaje ruruta ibyo ngibyo byose, ruhita rushyiramo urumuri rwa buji n'urumuri rw'umwambi, byose bikaba urumuri, kubera ko rumizwe n'urumuri rw'amatara. Uzacana amatara ku manywa rero, noneho ucana amatara ku manywa, ubundi wabonaga inzira ari nijoro, noneho ukabura urumuri wacanye ariko rutazimye. Kubera iki? Kubera ko urumuri rw'izuba ruruta urumuri urwo ari rwo rwose dushobora gucana hano ku isi. Mwari imodoka, iyo ni nijoro ngacana amatara, mbona mu muhanda nta kibazo, ariko iyo ncanye amatara ku manywa ntacyo mbona, kubera ko urumuri rw'izuba ruruta urumuri rw'imodoka yanjye. Nguko rero ukuntu bizagenda ku gihe cya Yesu, kubera ko Yesu afite imuri zacu twese ziri muri Yesu. Umunsi yahingutse, imuri ntoya twebwe dufite hano tuzahita ducomekerana na rwa rumuri runini, urumuri runini rutumire, nuko tujyane nawe aho tuzaba tugiye. Niyo mpamvu hari aho twabanza gusoma mu Efeso 1 ku murongo wa 10 havuga ngo ibintu byo mu isi bizirundumurira muri Yesu. Ni ukuvuga urumuri runini rwa Yesu ruzamira utumuri dutoya ariko twatwebwe, rwongere n'ibyo mu ijuru, rwongere rubimire byose, ngo byose Imana ibisubize muri Yesu Kristo. Ahubwo hari ahandi hantu handitse ngo ibintu byose nimara gusubira muri Yesu Kristo, na Yesu Kristo nazongera asubira mu Mana Data. Urumva iyo gahunda? Hari umuntu ufite ubushobozi n'uburenganzira, cyangwa hari ikiremwa icyo ari cyo cyose gifite ubushobozi n'uburenganzira bwo kugikoma mu nkokora. Bene Data rero, agakiza kawe nawe gatakara, kereka utarigeze ukabona, nubwo wavuga ngo n'utarakabonye kandi ntushobora no kugatakaza. Byose nabyo utarakabonye ntashobora kugatakaza. Uwagombye kugatakaza n'ugafite, ariko ugafite dore za garanti, ntago agakiza muri Yesu Kristo kajya gatakara. Bene Data, muryame musinzire, hanyuma abanyamadini bo kujya bahora batera ubwoba. Bongera basubiremo ngo abantu bigisha inyigisho zo gukura abana b'Imana umutima ntabwo mwatumwe n'Imana kubivuga gutyo, ntabwo mwatumwe n'Imana kubivuga gutyo. Yohana niwe utubwira, ndaza kubona hano mu bindi video, ngo ahantu hari urukundo ntihaba ubwoba, kuko ahari ubwoba haba hari urubanza. Niba abana b'Imana mufite ubwoba utakaza agakiza kanyu, nuko nta gakiza mufite, ahubwo mufite urubanza. Tuzasubira utaha, kandi mukomeze mugirwe neza n'Imana Data muri Yesu Kristo umwami wacu. Rofuse TV, ubuhungiro.